murakoze. Amazina nitwa Rwahama Elia. Nkaba ndi umwana w'Imana. Ubuzima busanzwe ndi amahoro, ndashima Imana. Nimba ari umuntu ufite amahoro ni njye. Abandi se kubayo usigaye uhura n'umuntu ati wapi nta kijyaranda byaranze byarakaze. Biterwa n'aho yakura. So impamvu ko mfite amahoro nuko nta handi nyabonera, nayaboneye rimwe muri Kristo nkimwakira. Hari n'ikintu cyiza nshimira Imana, mu rugo twajya tugira umwanya wo kuganira, cyangwa se ni nka mu rugo tutararyama tukiga ijambo ry'Imana, tugasenga, tukaba twaganira ku ijambo runaka ry'Imana, cyangwa se ubwo ababyeyi nibo batuganirizaga ukiri muto. Yego, nari ndyamye ndi mu nzozi, ndota ndi ku murongo ujya mu ijuru. Hari umumarayika ufite igitabo usoma, asoma izina ryawe, ibyo wakoze byose bikajya kuri projecteur. Icyokere cyarandenze ndi mu nzozi. 7 Mountains TV. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza umugisha w'Imana, mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya 7 Mountains TV. Ni Emma nk'ibisanzwe ubasuhuza, nkunda kuza mbabwira ko uyu aba ari umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tunezererwemo, ariko bitari ukunezerwa gusa, ahubwo no kwiyevaluatinga, Kinyarwanda gise cyanga, wibaze ese nari nkwiriye kuba meze gutya, cyangwa hari icyo nari nkwiriye kuba nkosora, kubera ko aya mahirwe si umuntu wese uba yayagize. Yes, nk'uko bisanzwe rero tugiye kuganira nanone. Umunsi turaba turi ku musozi wa Religion, ni nayo mpamvu twagiriwe amahirwe ndetse adasanzwe, cyangwa se umugisha wo kugira umwe mu bakozi b'Imana tugiye kuba tuganira uyu munsi. Munyemerere dutangire tumwakira. Karibu. Murakoze. Amazina nitwa Rwahama Elia. Nkaba ndi umwana w'Imana. Ntuye i Kanombe ku Gasaraba. Ni muri Nyarugunga, actually Kanombe n'ubishare road muri, ariko ni Nyarugunga mu kagari ka Ntonko, umudugudu wa Runyonza, mu isibo ya 11. Uranayizi? Yego, twebwe kubera kwimuka kenshi usanga ndimwe warazifata n'imidugudu bigorana. Bibaho. Yego, iri akaba si usengera he? Nteranira muri Agape Evangelical Pentecost Church, n'ubundi iri Nyarugunga. Yego, naho nteranira. Numva ari aho nteranira. Hanyuma se cyo kuba umusore, umupapa? Ndacyashima Imana, mfite umufasha umwe ariwe Mwuka Wera. Ariko sindashaka mu buzima, ndacyari single, niko nkunda kubivuga, cyangwa se ingaragu mu Kinyarwanda. Yego, ari umuntu nivuze gutya aranseka, mubwiye ko mfite umufasha umwe ariwe Mwuka Wera twahawe, araseka arafa. Ariko niyo status niyo stati ufite. Urakoze cyane Elia rero akaba ari we mukozi w'Imana tugiye kuganira mu kiganiro uyu munsi turi buze kwita guhura na Yesu. Ndashaka ko twiganirira ku guhura na Yesu, nicyo kiganiro tugiye kuba tuganiramo. So rero mbere yuko twinjira mu kiganiro yenda, reka tumusabe adushire mu maboko y'Imana, dusengere ikiganiro cyacu n'abazagikurikira, kugira ngo Imana izadushyigikire. Reka dusenge. Mwami, turagushimiye, tubaha icyubahiro, tugushimiye ko waje mu isi ukaza kudupfira, kutwitangira twebwe abari abanyabyaha, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Mwami, kubw'urukundo rwinshi n'ubuntu bwawe uradukiza, utabitewe n'imirimo yacu myiza, ahubwo udukiza kubw'ubuntu bwawe.
twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni n'ubuntu, ni impano y'Imana. Mwami turagushimira ko twakiriye iyo mpano yawe ariyo Yesu Kristo, aribwo bugingo buhoraho twaboneye Mwami muri we. Turagushimira, tubaye icyubahiro. Reka mu kiganiro turi bugirane benshi Mwami baze guhura nawe, reka benshi baze kubona ubuzima utanga, kuko Mwami icyo utanga kirenze ibisanzwe by'isi birangira, ahubwo utanga n'ubuzima, ubugingo bw'iteka. Mwami aba aribwo babona, kuko nibwo buzima bw'iteka utanga. Turagushimira, reka natwe ubane natwe mu kiganiro turi bugirane. Mwuka Wera nk'umufasha, nk'umuyobozi, nk'umwarimu, arushaho kudusobanurira, turushaho kumenya byimbitse ya Kristo, kudusobanurira data. Mwami aduhishurire, turushaho kumenya byinshi. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Hanyuma noneho twatangira ikiganiro, ngira gumeze utese mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe nda amahoro, ndashima Imana. Nimba ari umuntu ufite amahoro ni njye. Abandi se kubayo ije yura n'umuntu ati wapi nta kijyana, byaranze byarakaze. Biterwa n'aho yakura. So impamvu uvuze ko mfite amahoro ni uko nta handi nyabonera, nayaboneye rimwe muri Kristo nkimwakira. Nibwo nabonye amahoro atandukanye n'ayandi nitaga ngo ni amahoro. Mu by'ukuri aya mahoro iyo uyabonye ni amahoro ugira n'igihe ku mufuka nta kintu kiriho. Kandi ubundi si ikwereka ko uba ufite amahoro ari uko basi ku mufuka uhagaze neza. Ariko biratandukanye byo, waba uyafite waba utayafite, ya mahoro nta kintu kiyakura, kuko uyaguhama muri kumwe iteka ryose. Niyo mpamvu ngo mfite amahoro. Mfite amahoro, meze neza, ntacyo ushinja Imana. Ego rero nanjye meze neza, ndashimira Imana. Nubwo ni challenge, ibigeragezo, imbogamizi bitabura, ariko umuntu agerageza kubirenza amaso, wa mugani kubera ko abari kumwe nutanga amahoro. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro. Ntabwo nshaka ko dutinda mu tuntu twa hato na hato twinshi cyangwa duke, ahubwo nashaka ko duhita twinjira mu kiganiro. Uyu munsi nabwiye ko turi ku musozi wa religion, hanyuma nkaba ngira ngo tuze kuganira ku guhura na Kristo cyangwa se guhura na Yesu. Mbibutse turi 7 Mountains TV, turi ku misozi 7 niko navuga. Kandi mba ngira ngo byibuze umusozi wose ubarizwamo cyangwa se ahantu barizwa hose ube ambasaderi mwiza w'Imana, ari kujya guhagararira Imana hari aho byatangiriye, guha izo nshingano za kiyoteri. Nibyo tugiye kuba tuza kuganiraho. Elia, mbere yenda yuko twinjira mu guhura na Yesu, hari ikintu bita agakiza cyangwa se gukizwa. Ubundi ko bantu tubifata bitandukanye cyangwa tubyumva bitandukanye, kuri wowe agakiza ni iki cyangwa se gukizwa ni iki? Gukizwa navuga ko ari uguhura na Yesu, ukamwemera cyangwa se ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo ngibyo uba wakiriye agakiza. Ariko ubundi agakiza ni ukubohoka mu ngoyi y'icyaha n'urupfu ndetse n'ingaruka zabyo. Ukaba uri free, ariko iyo freedom ituruka mu mwami Yesu uhabwa, ikukura mu byaha n'urupfu n'ingaruka zabyo. Nicyo nasobanura mu magambo make agakiza. Kubohoka kuva mu ngoyi z'ibyaha. None se ko hari igihe uganira n'umuntu kandi ari na mukuru mu by'ukuri, mwazana ibintu by'agakiza, ahita akubwira ati siniba, sindoga, ibyo nibyo twita ibyaha. Siniba, sindoga, niyo ninywereye agacupa nitahira amahoro, ntawe natonganye nawe, iki mu by'ukuri.
icya mbere dukizwa inkomoko y'icyaha iyo dukomora kuri Adamu na Eva. Ikindi tugakizwa urupfu rw'iteka ryose, kuvuga ngo iyo nkomoko nta kindi ibituganishamo ni mu rupfu rw'iteka ryose, ni umushinya w'Imana dukizwa, ni urubanza rw'iteka, ni icyaha, yaba ubwo iyo nkomoko n'ubundi ni icyaha, niyo mvuga in and out, hari icyaha n'ibyaha byose tuba tubikirijwe. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha mvuze ntandukanye n'ibyaha, icyo cyaha ni nkavuga ngo ni source y'ibyaha tubona outside. Ni ukuvuga ngo ni nk'igiti noneho tukabona imbuto nyuma ariko igiti cyarashibutse. Ni ukuvuga ngo icyaha ni kiriya giti, noneho ibyaha ni ziriya mbuto z'igiti. sobanurire neza. Nari gusobanuriye niba numvishe neza, ntabwo uvuze ngo dukizwe inkomoko ituganisha ku rupfu rw'iteka, ariko ngo noneho hari icyaha n'ibyaha. ndabitandukanye, ntabwo kimwe ari plural y'ikindi, ntabwo ari mu bwinshi w'ikindi, ahubwo kimwe ni inkomoko cyangwa ni source y'ibindi. Nicyo mbese ni nk'umugezi, ni isoko ihora isuka. Rero iyo soko nayita ko ariyo cyaha, ni icyaha. Noneho iyo gisohora cyangwa se gitembesha wa mugezi cyangwa se aya mazi, wenda reka mbyita ko ayo mazi agenda ni ibyaha biba biturutse kuri ya nkomoko, aricyo cyaha. Cyangwa reka mbizane mu bantu ku giti nk'uko nari nagikoresheje. Murazi igiti cy'avoka? Igiti cy'avoka tuzi ko imbuto zacyo tuzita avoka. Icyo iyo ukibonye kitarera n'imbuto, still kiba tukita avoka, tukita igiti cy'avoka. Ni ukuvuga ngo rero iki giti cy'avoka reka ngereranye n'iki cyaha, mu cyongereza bita sin. Noneho ziriya mbuto za cya giti ni sins, ni ibyaha. Ubwo mu yandi magambo reka nguhe urugero mu buzima busanzwe. Ku mwana mutoya ugikura cyangwa se utaramenya ubwenge ariko agikura, ni umwana ni ukuvuga ngo ni umumarayika, abateye impuhwe kandi mu buzima busanzwe kuko ubona, ariko muri we kuko aba avuka cyangwa se aba avukana icyaha cya Adamu na Eva, nk'uko cy'inkomoko nicyo navugaga. Uriya mwana muri we aba afitemo icyaha, cya kindi cyaha. No uko akura kigenda cyera imbuto. Urugero, usanga akana gatoya kari ku ibere rya mama igihe wenda gashyize hasi agiye kugashakira nk'igikoma cyangwa se utundi tuntu, usanga karivumbuye kararize. Noneho mama yagaruka wenda yatinzeho gatoya agategurira akagasanga karakaye, yagaha ibera basi ngo gaceceke kakariruma. Nkuriya mwana kurumana aba yarabikuye, umujinya se wo aba yarawukuye. Ikigaragara ko muri we harimo icyaha ariko kitari cyakura, kuko nyine kiracyazamuka. Uko akura rero stage z'ubuzima busanzwe nacyo kigenda kidevelopa, kikazera n'imbuto twita ibyaha, gusambana, kwiba. Usanga akana karimo gukandagira igiceri, papa agisize ku meza, ninde wabikigisha ko kari kajya ariko asanga nyine iyo ntuze iyo nyota ikarimo. So ibyo bigaragara inyuma rero ntabwo byiga, ahubwo urabivukana. Icyaha rero umuntu arakivukana, ahubwo kikagenda cyera imbuto aribyo byaha. So rero icya kibazo mbasaga, ntabwo mbwira umuntu ngo areke imbuto, ahubwo mubwira
Yesu ukiza urandura cya giti akatera akashibuka ku kindi giti cyo gukiranuka ariyo Yesu Kristo. Noneho icyo giti nacyo uko gikura kigenda cyuhirwa kivomererwa, uko wiga ijambo ry'Imana uko usenga nacyo kigenda cyera imbuto nziza zo gukiranuka. Yego. Ubwo urumva simbuze umuntu rero, simugenda mubwira ngo muze ngo reka icyaha, nibyo umubwira ibyo ngibyo, ariko ntabwo ari byo bituma areka icyaha, ahubwo kumuha Yesu niwe umushoboza kureka na bya byaha biba biri bimuboshye bimuhambiriye, kuko twabonye ko ari abari mu bubata bw'icyaha. Yego. Yego. Ubwo icyo ngicyo akaba ari cyo twakwita ubwo gukizwa. Rero ni ugukizwa ibyo byose. Nari ngiye mbi breaking, ariko ni ya definition nakubwiye ngo ni ukubohoka, ni ukuba set free, ariko y'icyaha n'urupfu n'ingaruka zabyo. Urumva icyaha ubwo na bya byaha biba birimo, ndetse ibihembo by'ibyaha n'ubundi bitera urupfu. Ubwo n'urwo rupfu tuba turukize. Urimo kubyumva? N'ingaruka noneho ukabaho ubuzima bwiyeguriye Kristo, bukura busa na Kristo, niko gukizwa. Ni ukuvuga ngo icyo njye natekerezaga nk'ingaruka, urugero ndasambanye, ndwaye indwara ziva ku gusambana zirimo HIV Yego. cyangwa se reka aho yenda ntaza kugira uwo nkomeretsa, ndibye. Yego. Banciye akaboko cyangwa baramfunze imyaka runaka, nari nzi ko ingaruka icyaha nuko nibye, noneho ingaruka akaba ari uko mfunzwe cyangwa banciye ukuboko. Kumbe hari ukuntu mvishe bisa n'ibitandukanye. Biratandukanye kuko ibyo uvuze ubivuze according n'isi bisanzwe, uko badefinisa icyaha nuko relisho cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga icyaha, ibintu bitandukanye ariko bijya gusa. Ni ukuvuga ngo rero icyo twita icyaha twebwe ni kiri umuntu avukana. So noneho ibyaha bikaba ari bya bine noneho isi yita icyaha cyo gusambana, cyo kwica. Twebwe ziriya ni imbuto z'ibyaha. Biriya ni ibyaha. Ni ibyaha biva ku cyaha. Ariko sinzi. Uzi ko ari n'abantu benshi dukijijwe twibera no mu nzu y'Imana, ariko ibintu tuba tutabisobanukiwe neza. Seven Mountains TV twaziye kugira ngo abantu bajye basobanukirwa iby'ubwiru, kugira ngo tube mu gakiza turimo neza koko, kuko akenshi naje gusanga hari igihe ibintu tuba tubyibeshaho cyangwa se tubifata nabi. Yego, Elia urakoze cyane. Hanyuma se uko gukizwa cyangwa se uko kuvuga ngo ubohorwe, ubohorwa nande, ubimusaba ute se, ubagura he, bigenda gute? Reka nkusubize nkoresheje ijambo kugira ngo tutaza kuvuga wenda ibitekerezo byacu cyangwa se ibindi dutekereza, ariko reka dukoreshe ijambo noneho ariyo turi buze kugenda tunakoresha. Ni Matayo igice cya mbere ku murongo wa 21 haravuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ahangaha ni bari barimo kubwira, ni marayika wabwiraga Mariya amubwira ko azabyara umuhungu, amubwira n'izina kazamwita Yesu. Ariko impamvu y'iryo zina ngo kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo rero warumbajije ibyo byaha, noneho umuntu ubakiza cyangwa se ukiza umuntu, ubohora umuntu. Nk'uko nsomye hano, Kristo niwe wenyine ukiza umuntu icyaha n'ibyaha byose, arabikiza. Ahera imbere agukiza, akaguha agakiza, byarangiza ako gakiza kaguha transformation, kagenda gakora n'inyuma. Kuko isi cyangwa se umuntu akora icyaha byafekse imisozi yose iri yavugaga.
byagize ingaruka kuri environment, bigira ingaruka ku muntu n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, bifata kuri aspect zose z'ubuzima n'ibidukikije ndetse n'ibiti byose bino so rero Kristo kuza gukiza umuntu cyangwa se gukiza umuntu icyaha cyangwa se gukiza abantu b'ibyaha byabo ni igisubizo kigarura cyangwa se gisubiza umuntu muri origine yari arimo mbere atarakora icyaha. Ni ukuvuga ngo ni deliverance ibaho cyangwa se ni ugubatura umuntu mu ngo y'icyaha n'urupfu agasubira uko yarahoze n'ubutware ko mu itangiriro barabivuga ngo igice cya mbere turimo umuntu mu ishusho yacu ase natwe atware, bakavuga n'ibyo atwara hasi, ariko intention behind yari kugira ngo uyu muntu abe ari mu ishusho y'Imana, asa n'Imana, afite n'ubutware, afite ari dominion ku bintu, kuri izo aspect zose z'ubuzima. So mu gukora icyaha kwe rero ubwo butware bwaragiye hamwe, noneho nawe byaramwafekta, bimwinjiza mu rupfu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yarambwiye ngo n'urya kuri kino giti yamubuzaga no gupfa uzagera gute, uzapfa. Icyo gihe rero yahise apfa, apana gupfa by'umubiri, spiritual imbere y'Imana yahise apfa. Adamu wasabanaga n'Imana, waganiraga n'Imana, yahise apfa kuko yara nyine icyo Imana yari yamubujije yari ntiyumviye, arakirya. Yumviye inzoka yaje ikamubeshya, ikamushuka. So kuva icyo gihe rero umuntu yavutse apfuye. Niba yahise apfa ako kanya igihe yakiryagaho, ngo n'uwamukomotseho wese ako gasheni kugeza kuri twebwe, kugeza ku batarizera, akavuga gutyo, bose bagiye bavuka bapfuye, nkuko mu Efeso bivuga ngo namwe yarabazuye bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Mwapfuye ryari ko tubabona mu gihe? Ikibazo wakibaza icyo kibazo. Igihe wapfiriye ni igihe Adamu yakoraga icyaha, burya wari uri muri we. Niyo mpamvu ntabwo uri uw'ejo bundi mu myaka ufite, ahubwo wari uriho mbere y'uko isi iremwa. Igihe Adamu yakoraga icyaha wari uriho. Ubwo reka ndeke kwinjira muri byinshi ko naza kuvanga abantu badukurikiye, ariko nashaka kukwereka ko igihe umuntu yakoraga icyaha n'abamukomotseho bose bavutse bapfuye mu kutumva Imana, mu kutamenya Imana, mu kudasabana n'Imana, ahubwo bavuka bari mu butware bw'icyaha n'urupfu. Mbese urupfu rwari rufite imbaraga kuri bo, ku buryo nyine wapfaga nta bindi byiringiro byabaga bihari. Ariko Kristo icyo yaje gukora, yaje kudukiza icyo cyaha n'ingaruka zacyo ndetse n'urupfu. Impamvu uvuga ngo ni urupfu ni uko we yatsinze urupfu igihe yapfaga akazuka, igihe yajyaga ku musaraba agapfa apfira ibyaha byacu, kuko byose yabyishizeho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urimo kubyumva? Ni ukuvuga ngo rero igihe yagirwaga icyaha ni igihe yishyiraga ibyaha byacu akajya ku musaraba kwibambana, kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Ubwo ni rwo rukundo tuvuga, turirimba, rwo Kristo yadukunze rwanatumye ajya ku musaraba, kugira ngo umwizeye, waba uri hehe, waba ahantu hariho hose, ukizera ibyo yagukoreye, ukabanza ukabona ko nyine wari upfuye, wari umunyabyaha, ukadimitinga icyo kintu, ko kandi nta n'icyo wari gukora ngo wikize, na bene wanyu nibwo wari kubikorera, nta n'umwe wari kugukiza. Byarangiza ukizera ko hari uwaje umukiranutsi atakoze n'icyaha na kimwe. Byarangiza ukamwizera ko we ubutakoze icyaha na kimwe, yapfuye apfira ibyaha byawe, ukamwemera, ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Warangiza
ukamuhamagara akakuyobora. Aho ngaho ikintu uba ukoze uba uvutse, ari byo byanye twavugaga, uba ubaye ubuvutse, ubukijijwe niko tubyita, ubukijijwe, ariko ukijijwe urupfu rw'iteka, urubanza, ubukijijwe umujinya w'Imana. Abantu ntabwo bazi ko dukizwa umujinya w'Imana. Inkuru mbi niyo ngiyo, nuko umuntu afitanye urubanza n'Imana, kandi Imana yanga icyaha, ko nyine yanga icyaha aho kiva kikagera. Urimo kubyumva? Ariko ntabwo kuba yanga icyaha yo ikunda umunyabyaha, kuko impamvu Kristo yaje ni ukugira ngo apfire abanyabyaha, kuko twari tubisomye. Kuko Yesu icyamuzanye mwacyumvishe. Marayika niwe wabivuga, avuga ngo abwira Mariya ngo uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nari ndimo gusobanura rero ko umuntu ukiza, ubatura umuntu mu cyaha uko yaba ameze kose, nubwo yaba yarafungiye muri gereza z'isi zikomeye, yahuye na Yesu arahinduka, kandi agahinduka ntawe umukubise, ntawe umutorotiri, ahubwo kuko uwo mwami wacu afite imbaraga zikomeye zihindura umuntu wari umwicanyi, wari umujura, wari umusambanyi, ikamuhindura icyaremwe gishya, akavamo umuntu noneho uhamiriza. Nkuko yego, urakoze cyane, urakoze cyane kudusobanurira ibyo bintu. Ariko hari ukuntu numva twagiye kuri dimension iri hejuru, kandi mba nshaka ngo wa muntu, kubera ko hari ukuntu izi televiziyo zacu ziri mu gisata cy'iyobokamana, twibwirira nk'abantu bakijijwe gusa, twibwirira abantu nyine b'abarokore n'iki, ariko hari umuntu uba uri kutwumva hariya. Urugero, niba ari umumotari wadukandiye kuri subscribe ari kwigendera, yaba yagiye kwishyuza nk'umuntu, notification ikaba iramanutse, akayikandamo yenda atarabiteganyije, agahita yumva kano kantu, ariko akagwa yenda ku kajambo gatuma yumva yakurikirana. Iriya dimension ndagira ngo tuyimanureho gatoya. Yego. Niyo mpamvu ngira ngo tuze kuvuga ngo Eliya yakijijwe ate, yahuye n'uwo Yesu ate. Yego. Noneho bize gufasha wa muntu wibereye hariya, yenda rimwe nawe bazahura muri ubwo buryo, cyangwa se bazahura no mu bundi buryo, ariko amenye ni gute. Ndashaka kuduha cyane. Reka ndaza gukoresha n'ubundi ibyanditswe kugira ngo bisanishe n'ubuhamya, kuko nahuye na Yesu, wenda nawe uyu munsi mwahura, kandi turabyizera neza ko wowe uri kurikirana, turizera ko muri buhure. Reka mbanze nsome kugira ngo noneho butange, ariko ngendera muri iyo byose. Ni Abaroma, ubundi Abaroma ibice byaho 10 ku murongo wa 17. Avuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Icyo nashaka kuvugaho ni uko kumva, niho dukura kwizera, kandi kwizera ikintu uzi nyine wamenye. Nakuriye mu muryango w'abakozi b'Imana, cyangwa se w'abapasiteri, kavuga gutyo, kandi na n'ubu baracyari bo. Nkurira ndi umwana njya muri Sunday school, memory verse tuzi muri Sunday school tuboroka nyine bisanzwe. Nkura ugeze imyaka ukajya muri korali, nayobeyeho korali ya ndirija muramuzi, nayobeyeho korali gutyo. Ariko hari n'ikintu cyiza nshimira Imana, mu rugo twajya tugira umwanya wo kuganira, cyangwa se ni nka mu rugo tutararyama
tukiga ijambo ry'Imana tugasenga, tukaba twaganira ku ijambo runaka ry'Imana, cyangwa se ubwo ababyeyi nibo batuganirizaga ukiri muto. yego tukiri batoya, tukura nyine tuzi ko ari bwo buzima, kandi ni ikintu cyiza nk'ababyeyi kujya mugikora. Yego. Ariko uko twigera ruguru tukagenda tuba tubiri bibode twumva dutangiye kugenda tubikwepa. Ko ndibuka njya muri segonderi, nakijwe ndi muri segonderi, ariko icyo gihe cyose ni muri primaire, narabatijwe nkiri mu primaire ngiye kuyirangiza, ariko mbatizwa ntarakizwa. Ariko kubera nyine wagijeje imyaka uri kwa pasiteri ntawe ugutangiye urabatizwa upfa kuba wijuje imyaka. So mu by'ukuri ntabwo nari nakamenya ngo, ariko kumva ahubwo biri powacu ukuntu, kubera niyo disipurine yo mu rugo, ukabona abandi bana ukuntu babayeho, ukumva hari ibintu ushaka kubaho nawe wakisangamo. Ni big story. Ariko ngeze muri segonderi ndavuga ati Imana ishimwe, noneho ntaho nzongera guhurira n'ababyeyi. Nyine nari mbonye freedom yo gukora ibyo nshaka byose, by'amafuti n'ibindi byo, iyo freedom yo hanze. Ariko umwana wese akura yumva yarabushika kumva ati nciye akagozi. Ngera muri segonderi ngira ibyago, nabyita ibyago. Marwa na grand frère kandi yari pasiteri ku ishuri aho yigaga, niho yanjyaye. Ngo birambaga, ariko ndavuga ati nta kundi abazajya bahimbana n'amateka n'ibyo. Ariko nkigerayo umwaka wa mbere ndijijisha, ariko nyine bwumva makosa byose nkayisangamo ibintu byo ku ishuri nyine. Ariko nkumva nibwo icyo gihe numvaga aribwo mbonye freedom n'ibyo gukora ibindi bisanzwe. Ariko mu 2012 impamvu nasomye rino jambo ndahita niho ngiye kugera. Nari ndyamye ndi mu nzozi, ndota ndi ku murongo ujya mu ijuru. Hari umumarayika ufite igitabo usoma, asoma izina ryawe, ibyo wakoze byose ukajya kuri projecteur. Icyokere cyarandenze ndi mu nzozi. Kuko hari n'ibindi nakoraga mu rugo rwihishwa, kuko character yanjye nari dormant ukuntu, ariko nakoraga ibintu secretary mu bwenge, kandi nkigaragaza ko ndi marayika, kandi ibyo nangirije ari byinshi. Ari igihe nakoraga nk'ikosa bagakwita petit frère, kuko nyine bumva ko njye ntabikora, nitonda n'umwana. So ni uko nari meze. So ibyo byose rero kuri iyo projecteur byaraje, mbona nta handi njye ni kuzimu, kandi niho mbona, kuko mbere y'uko bijya hariya muri gihe byahise bigarukamo. Ndi muri izo nzozi bahamagara uwa mbere, ntangira kwibuka rya jambo bajyaga badusomera ku munyabyaha muri Sunday school. Ukora ibyaha wese azarimbuka, nyine ibintu nk'ibyo. Ukora ibyaha wese ni uwa Satani, hariho umuriro w'iteka uzajyamo abanyabyaha batumvira Imana. Reka ibintu nk'ibyo byose noneho mbona ndi umunyabyaha ngiye kurimbuka, kandi nemezwa mu mutima ko ndi umunyabyaha kandi byarangiye. Ngira ubwoba ntari nagira mu buzima, ubwoba, agahinda bivangatiranyije. Noneho nta n'ikintu ndi bikoreho, ni umunota wa nyuma kwihanirwa, ntabwo byaga byemewe. Icyokere kirandenga ndi mu nzozi. Bahamagara wa kabiri ngiye kugerwa,
ndashima Imana ko nasanze ari inzozi kuko batarampamagara nahise ashiduka wavuyeyo bataraguhamagara ko byari inzozi. Ariko nkanguka n'ubundi ndimo kwibaza n'ubundi mpfuye bya nyabyo, noneho aho najya nahabonye narimbuka byitega ko nasanze ndi umunyabyaha. Kuko ibyo nakoraga mbere ubu nabikoraga nka kugira ngo discipline y'ababyeyi, igiti cy'ababyeyi, kora iki nkagikora, ariko kugira nkasuzugura nyine nacikwa nkabeshya ariko ntibabimenye, nkaza kuririmbisha bisanzwe ariko ntarakizwa nyine. Urumva nabikoraga nka discipline y'ababyeyi ariko bitari ntari name, kuko nyine hari n'igihe nabaze ndihana ikiwundi nkumva nta bintu mfite byo kwihanira sometimes. Ariko icyo gihe nabonye ko ndi umunyabyaha wo kurimbuka. Ndakanguka nasenze Imana. Icyo gihe ndibuka nanze no kujya koga muri douche kugira ngo ntanyerera ntabwo nshaka umuvandimwe wari umuyobozi muri ku ishuri aho ngaho wasengesha, ndabwira ati ndashaka gukizwa muri break time. Mujyana ku ruhande ndamubwira ati nsanze ndi umunyabyaha gutya na gutya, byose ndamubwira ati ndashaka gukizwa, nkakira Yesu. Yesu atari uw'ababyeyi atari uw'abandi bantu, nkanjye ku giti cyanjye nkakira Yesu, nkihana, nkasaba Imana kuza kwima muri njyewe ikambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ahantu twari turi ndahibuka, no muri break time ndayibuka, n'uwo muntu ntabwo ajya mva mu mutwe, kuko icyabayeho n'iki, ntabwo yigeze ansomera, ariko amagambo ababyeyi badusomeraga niyo yansinze icyo gihe. Kuko n'imbuto itabora, ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Kandi kuba narabyumvishije gusa bikagwa mu matwi yanjye, nabyo byanyemeshe, byankomvisinze na Holy Spirit n'ubuntu bwe, mbona ko ndi umunyabyaha kandi nta kindi nkwiriye ari ukurimbuka. None kumushaka uwo muntu ni ukugira ngo nkore iyo natuze akanwa kanjye. Bereka umurongo wa 9 aho twasomaga, aravuga ngo niwatuze akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Already muri njyewe namaze kumwizera, kuko nari maze gutsindwa, mukeneye kugira ngo ankize ura rupfu rw'iteka, ura muriro nabonaga gutya. Birangije ndanabyatura, mbihamiriza abantu, ndakizwa. Nuko Eliya nakijwe. Kuva icyo gihe sinongeye kubaho ubuzima buboshywe cyangwa se bukora ikintu kubera ababyeyi cyangwa se kuko bansunitse, ahubwo numvaga umunezero mwinshi gukora ibyo ngibyo nakoraga ntasunitswe n'ikindi kintu cyose. Ngira nanone umutima wanga unena ibyaha, kandi mbere narabikoraga rwisha mvuva ndabikunze. Nta kindi Mwuka Wera yanzanye muri njyewe, yanze yampaye umutima wo kwanga no kunena icyaha. Niyo ntakikora, si ukuvuga ko ntagwa mu cyaha, naho ntagikora, ariko niyo nkiguyemo hari umutima utaresistinga kwicarana nacyo, ahubwo unsunikira kujya kwihana, unsunikira kujya kubwira umwami wanjye kugira ngo anyuze, antunganye, yongere. Ni sanctification, reka nyivuge gutya, ni ukwezwa, ni urugendo dufite rwo kwezwa. Ubundi agakiza kari mu bice bitatu, ari byo nshaka kugira ngo mvuge kugira ngo abadukurikira babyumve neza. Narakijijwe, ndakizwa, nzakizwa. That is salvation ifite tense eshatu: in the past, in the present, and the future. In the past ni justification, twatsindishirijwe, igihe Kristo yari ku musaraba ntabwo twari twakavuka.
ariko icyo yakoze yagikoze rimwe, natwe tubyumve tubyizeye mbese bitubarwaho, kwa gukiranuka kwe kugira gute kutubarwaho. Yarabikoze, yaratsinze ku musaraba, ari nabyo abakozi b'Imana tubwira. Birangije ibyo yarabikoze, abikoze kera ntarabaho nawe utarabaho, n'abandi bari mu nzira bazamwizera. Yesu ashimwe. Noneho ndakizwa ni sanctification, guhora twezwa mu ruganda dutungana, kuko turi mu isi turarwana n'umubiri na Satani, hamwe na mvuze ibintu bitatu, mubiri, isi na Satani. Niyo mpamvu turacyari tubyita ngo ni urugendo rwo kwezwa no gutunganwa, kugira ngo Kristo naza gutwara umugeni we azasange umugeni ngo nta nenge, nta kizinga no mu nkanyari. Iyo ni urugendo ni sanctification. Ubwo wenda naza kwinjiramo cyane, ariko ni muri ubwo buryo ariyo present turimo abizera. Noneho tuzakizwa n'igihe azaba aje gutwara itorero, noneho tukabatuka, noneho n'uyu mubiri twambara umubiri udakora icyaha, nk'uwo yazukanye igihe yazukaga, wera, utunganye, utakiboshwa, utagikururwa n'ibyaha n'urupfu, utsinze urupfu kandi wera. Igihe azaba aje gutwara itorero, cyangwa se kugaruka kwe aje gutwara itorero, niyo glorification. Hari justification, sanctification and glorification. Narakijijwe, ndakizwa, nzakizwa. Yego. So rero ni icyo ngicyo mu magambo makeya asobanura kugakiza n'ukuntu nakijijwe. Nuko nguko nahuye na Kristo, na n'ubu ndacyakizwa muri ya sanctification, ndacyarushaho gusa na Kristo. Mu magambo makeya ni uguhora mu gitondo sa na Kristo, uko mbyutse, uko nsabana n'ijambo rye, mwirefaringaho nyine. Akantu abantu bumva kumva bavuga ngo umwana w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana, abo bantu batandukanira. So abantu bose ni abantu b'Imana. Abantu bose bariho cyangwa se babaho baba ari abantu b'Imana. Ariko kuba umwana w'Imana habaho kuvuka ubwa kabiri. Mpamvu bwa kabiri, bwa mbere waravutse ku mubiri, biciye mu buzima busanzwe, biology. Ariko ubwa kabiri ho uvutse kubwo biciye mu kwizera Yesu Kristo. Nibyo yabwiye Nikodemo, aramubwira ati biragusaba kongera kuvuga ubwa kabiri. Yibaza uko bigenda, biramuyobera. Hase ndongera nsubire mu nda ya mama nongere mvuke. Yumva nyine icyo ashaka kumubwira ntabwo aracyumva, ahubwo kuvuka biciye mu buryo bw'umwuka, not biological. Nibyo bikugira. So ariko wizeye Kristo, byarangiza ukamwizeza umutima, ukabarwaho gukiranuka, ukaba uravutse. Nk'uko biri mu Baroma ibice 10 ku murongo waho 19, niho bivuga kugeza ku wa 11. So nuko nguko umuntu avuka bwa kabiri, akababaye umwana w'Imana. Nuko muri Yohana n'undi avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, niba ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo verb to be irimo cyangwa kuba, naho ngaho uvukira. Uko ntibabyawe n'amaraso cyangwa se ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Yego. Ubwo urumva umuntu uciye muri iyo nzira yo kwizera umwana w'Imana, akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bw'abavutse. Niyo mpamvu mvuga ngo ndi umwana w'Imana. Okay. Mani guhumurisha kandi ndizera ko byumvikanye. Kazujye mu gace gasoza ikiganiro cyacu, ni agace kitwa utuntu n'utundi. Hono niho mba ngiye kwibariza utuntu dusanzwe, nubwo mba ntari bujye kure y'ibyo twahozemo n'ubundi. Ariko twano tubazo ntabwo dusaba ibisobanuro. Hari naho ushobora gusubiza oya cyangwa yego gusa, cyangwa se ukumva ntari bunasubiza ukabyihorera. Yego, nta kibazo. Eliya nk'umukozi w'Imana, umusore, ese wari wasoma Bibiliya ukayirangiza yose? Yego.
inshuro ya ubundi natangiye inshuro ya 4 from verse 1 nyine ku rupapuro rwa mbere kugera kuri kurwanya umuhagaruka gutyo. ese hari gusoma bibiliya yose umukristo arabitegetswe, ese hari icyo bishobora kumwungura bitandukanye na yego nk'abizera byakagombye kuba nk'itegeko kuko mu gutegeka kwa kabiri niho Yesuwa yabibwiwe ko agomba gutegeka abo mu rugo rwe nawe kujya basoma ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ku manywa na nijoro ngo nibwo bazahirwa mu nzira zabo zose. Urakoze cyane. Ese wumva ikigero cy'urukundo ukunda abantu kingana gute? Ese ukunda umuntu nk'uko wikunda? Nkunda abantu? Yego, bisanzwe wowe nka Eliya ukunda abantu. Ikigero cy'urukundo okay, aho nkifatira ni ikigero nkunda Imana kuko nyine ntabwo bavuga ko ukunda Imana udakunda abantu. So urimo gushaka ingano yacyo ko kingana ku ijana, wowe uba wumva yes ushobora kuduha imibare nta muntu wikota ariko no hari ntabwo yikota ariko wowe uba ubyumva. Ntabwo bishyire ku kigereranyo ariko nkunda abantu kuko naje gusobanukirwa naho nabikuye muri Bibiliya n'ubundi ni naho byatangiye kugenda bishepinga ubuzima bwanjye uko nyisoma bitandukanye ntabwo nyine uvuga ngo narayisoma ubunguka ibindi bintu bishyashya amatopic mashyashya ubundi n'ibintu byinshi bishyashya niho mbyungukira. So rero yo mbona ari ahubwo aricyo naremewe gukunda abantu ariko mbimenyesha ubundi nyine maze kwakira urukundo rwa Kristo. Ese ukunda umuntu nk'uko wikunda? Nk'uko nikunda? Yego ubwo sinzi icyo nk'uko nikunda icyo ushatse kuvuga. Ubwo nakibaza nikunda nte kugira ngo nikunde ariko icyiza kiri aho ngaho nkotinze ivasi Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Kuko hari igihe navuga ngo nk'uko nikunda ugasanga kwikunda kwanjye ni guke. Nakifataho urugero nkabona abantu rero ngiye kwifataho urugero ntabwo namubakunda uko bikwiriye ahubwo nkafatira urugero kuri Kristo kuntu yadukunze. Oswanyuma iyo bavuze u Rwanda wowe aho waba uri hose n'ibyo waba urimo byose n'iki kikuza mu mutwe? Icyambere kinza mu mutwe nyine ni igihugu cyanjye. First of all ni igihugu nkunda cyanjye nitirirwa ndi umunyarwanda mbese navuga ngo ni nanjye ndi umwe mu gihugu urumva ndi umunyarwanda. Ikintu kizamo bwa mbere rero hazamo abantu beza. Ubwo beza mvuze si ukuvuga beza appearance according nuko abantu nyine bandi bagenda babitubwira babivuga. Abantu bazi ubwenge according n'amateka nuko twagiye twumva amateka kandi n'ubu ngubu ukurikiranye imigani ya kera logic bari bafite bari abantu bafite logic iri hejuru. Yego so ni ibyo bintu bita binzamo kandi n'abantu bari dominion badomina ahantu bageze mu buzima busanzwe bwose ahageze abantu aragaragara igihugu cyiza kirimo klima iri balanced ahantu ho kuruhukira
ufite ubwo bushobozi bwo kuruhuka neza cyangwa se bisanzwe kujya ku mazi gutembera n'ahantu heza. Yego, akanyuma urakambwira mu ijambo rimwe, wakubwira ngo usobanure Perezida Kagame mu ijambo rimwe wavuga irihe? Ijambo rimwe ni ikibazo kiba gikomeye kuko aba ari umuyobozi kandi twubaha, role model tugenderaho akenshi, kandi Imana yahaye kutuyobora kandi atuyoboye neza. Ijambo rimwe rirasa nkaho rigoye ubu ndacyarishakisha. Ni umuyobozi, he's a leader, a good leader. He's a good leader. Ntabwo nashakaga kaba gahagije kuko hari uwambwiye ni umubyeyi, ntabwo yari nakubwiye rimwe nturenzeho rimwe. Yes, Imana ishimwe ku bwa perezida wacu. Yes, Elia rero wakoze cyane, reka nshimire abantu bakurikiye iki kiganiro. Namwe mwakoze rwose bungutse. Hanyuma rero mu by'ukuri reka dusubikira cyangwa se dusoreza hapta, tuzongera nabwo tumubone tuganire. Elia, mu gusoza ikiganiro cyacu, nk'umusore mwiza w'umunyarwanda, of course uri mu Rwanda, urebeye n'inyuma ndabona usa neza, ndabona umeze neza, nyine ntacyo wakabaye ushinja Imana, ariko ndagira ngo dusoza ikiganiro ngirire urubyiruko inama ko mu Rwanda, yenda reka bari ko duheraho, abandi nabo tuzaba tubazaho ntacyo. Nihe nama waha abajene mu Rwanda dusoza ikiganiro? Inama nabaha niyo kwizera Yesu, bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, akabayobora mu buzima basigaje kubaho, kuko nicyo kintu cyiza cya mbere kibaho nari nabona ku isi yose, nta nubwo ari n'ahandi, ku isi yose. Kugira ngo umujeni wese ahari akeneye Yesu. Umujeni wese ahari akeneye Yesu. Ndagushimiye cyane rero, wakoze. Reka abakunzi ba 7 Mountains TV dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, dushimire umutumirwa wacu kandi namwe mbashimire ku bw'umwanya mwaduhaye mugakurikira ibiganiro byacu. Icyo tugamije ni uko tuba aba ambasaderi beza b'Imana ku musozi wose twaba dukoreraho. Ndabashimiye cyane rero, kandi baho umugisha.